sinzi niba mwamunyumva. Yego turakumva. Murakoze cyane. Reka tubanze dushimira Imana yongeye kuduha umwanya wo kwivugira muri iri teraniro ry'abera. Cyongeyeho niyegereje uwo mama tugiye gusigarana mu gihe abandi bacecetse gatoya kugira ngo tuganire. Namwe mwese muri hano mwegere kugira ngo twumve icyo Imana yaduteguriye uyu munsi. Nabonye muri benshi cyane amatelefone arenga 150-160 gutya arenga. Numva ni abantu benshi twataramanye. Icyongeyeho dushimiye ubuyobozi bwadutekereje kugira ngo tugire icyo tuvuga uyu munsi. Yego. Mwese Imana ibaha umugisha. Amen. Tugiye gusoma ibice 4. Nubwo ari byinshi ariko ntabwo tubisobanura cyane. Ni ukugira ngo mubyumve, kugira ngo bidufashe mu byo tugiye kuvuga. Yego. Dutangire dusoma mu ba Efeso ibice 4 umurongo wa 29. Turongera dusome mu Migani no muri Petero wa mbere. Turasoreza mu Migani nanone turasoma ibice 4 kuko twabivuze. Yego. Efeso ibice 4 umurongo wa 29. Aravuga ngo ntimukagire ijambo ribi na rimwe muvuga, ahubwo muje muvuga ijambo ryose ryakubaka ubugingo bw'abandi kuko babikeneye, kugira ngo rigirire akamaro abaryumva. Imana ishimwe. Amen. Amen. Imigani 18:21 aravuga ngo ururimi ni rwo rwica kandi ni rwo rukiza, abarukunda bazatungwa n'icyo ruzana. Twongere dusome muri Petero wa mbere ibice 3 umurongo wa 10. Petero wa mbere ibice 3 umurongo wa 10 aravuga ngo kuko byanditswe ngo ushaka gukunda ubugingo no kubona iminsi myiza abuze ururimi rwe rutavuga ikibi n'iminwa ye itavuga iby'uburiganya. Dusoreze mu Migani ibice 13 umurongo wa 2. Imigani ibice 13 umurongo wa 2 aravuga ngo umuntu azahazwa ibyiza n'imbuto zituruka mu kanwa ke, ariko ubugingo bw'abagambana buzahazwa urugomo. Imana ishimwe kuri ayo magambo dusomye ko ari 4. Ubwo duherutse kuganira hano twavuze ku ijambo twari twise ngo abandi bantu bakeneye imvugo nziza yacu. Yego. Uyu munsi ntabwo twagiye kure yaryo. Nifuje ko tuganira nanone ijambo risa n'iryo ngiryo, ariko twise kugira uruhare mu kwimakaza imvugo nziza. Yego. Kugira uruhare mu kwimakaza imvugo nziza. Kuko buri jambo burya uvuze cyangwa se umuntu avuze ni imbuto uba uteye mu buryo bw'umwuka. Yego. Iyo dusohoye ijambo tugomba gutekereza imbuto rizera, yaba nziza cyangwa mbi bituruka ku mbuto wateye. Yego. Ijambo tuvuga ririgereranywa n'imbuto iterwa mu butaka. Iramera ikera imbuto. Yego. Niyo mpamvu mu ijambo ry'Imana haravuga ngo umuntu azasarura icyo yabibye. Yego. Kuri iyo mpamvu tugomba kwitoza gusohora amagambo meza ku buzima bwacu ndetse no ku bandi. Amen.
ijambo n'imbuto yavuyemo ibiremwa byose. N'uyu munsi riracyafite imbaraga zihagije kugira ngo risohoze amasezerano yose riba rihatse. amena Imana ishimwe cyane. Imana ihimbazwe. Kuri ubwo iyo tuvuga kuri twebwe twenyine niko ubuhanuzi bushobora guhindura kazoza kacu ikaba nziza cyangwa ikabwangiriza biva ku buryo tuba twiyaturiye. Yego. Kuvuga amagambo meza ashingiye ku ijambo ry'Imana tuba duhanurira ibyiza ubuzima bwacu, cyane dufite icyizere gishingiye kuri Yesu Kristo ko bizasohora. Amen. Imana ishimwe. Imana ihimbaza cyane. Buri muntu ni responsable w'ururimi rwiwe n'akanwa kiwe. Yego. Iyo twatahuye imbaraga ziri mu ijambo, imbuto yakoreshejwe mu kurema ibyaremwe byose, tugomba kwitondera gupfa gusohora buri jambo ryose mu kanwa kacu. Yego. Kuko Imana irema ibintu byose yakoresheje ijambo. Yego. Yaravugaga ngo bibe bikaba. Natwe mu byo tuvuga tukaza dupfa kuvuga k'abatazi yuko ijambo ari imbuto. Yego. Kandi imbuto ihaye ibibwa mu butaka aribwo bugingo bwacu. Nubiba imbuto mbi ugasarura imbuto se cyangwa furu, imbuto mu kinyamurenge ni imbuto ibibwa n'isarurwa byose byitwa kimwe, muraza kubyumva mu mivugire yanze, ariko biratandukanye. Yego. Ariko imbuto twabivye iyo ari nziza dusarura imbuto nziza. Yego. Kandi twabiba imbuto mbi tugasarura imbuto mbi. Tugomba guhishurirwa imbaraga z'ijambo tuvuga. Buri gihe iyo tugiye kuvuga tugomba kwibuka ko urupfu n'ubugingo biri ku rurimi rwacu. Yego. Kandi umuntu uzi kurukoresha, ijambo ry'Imana twasomye riravuga ngo azarya imbuto zarwo. Yego. Imana ishimwe. Imana ihimbazwe. Reka nse naho nsubiramo gusa aya magambo twasomye, ariko nsubiramo hanyuma nze kuvuga icyo Imana yashyize ku mutima mbereye kuri iri jambo twise kugira uruhare mu kwimakaza imvugo nziza. Imana ishimwe cyane. Imana ihimbaza cyane. Kandi Imana idufashe kugira ngo twumvire ijambo nk'ijambo ry'Imana ryaje uyu munsi ku muntu ntazi, ushobora kuba yicaye muri twebwe cyangwa uzaryumva n'undi munsi, ariko Imana yateguye kugira ngo rimugire akamaro. Amen. Iyo jambo twasomye mu Efeso, aho yavuze aravuga ngo mu kanwa kanyu ntiakavemo amagambo mabi. Yego. Ahubwo muje muvuga amagambo yo kubaka ubugingo bw'abandi kuko barabikeneye. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe cyane. Murumva icyo yarashatse kuvuga Pawulo, yashatse kuvuga ngo amagambo yanyu ni imbuto nziza ku bandi. Yego. Iyo ubibye amagambo meza kuri bo, muri bo barasarura. Imana ishimwe. Niyo mpamvu twige kuvuga inkuru nziza. Yego. Kuko zirahari. Kandi iyo ubwiye umuntu ijambo ryiza uba umusubijemo imbaraga, kuko muri iki gihe turimo ibice intege ni byinshi. Ariya dusomye mu migani twasomyeho havuze ngo abakunda ururimi cyangwa se abazi kurukoresha bazatungwa narwo.
yego murumva ururimi kandi aha naho mu migani bashaka kuvuga nk'aho ni imbuto rubatse imbuto rwikoreye imbuto yego nimba uzi kurikoresha rwuzuye imbuto nziza zizagutunga kandi nimba utazi kurukoresha ruzagusenya cyane naho hariya muri Petero wa mbere twasomye haravuga ngo ushaka gukunda ubugingo bwe ushaka gukunda ubugingo bwe kandi tuzi ko nta muntu udakunda ubugingo bwe no kubona iminsi myiza ntawe udakunda kubona iminsi myiza ijambo ry'Imana riratubwira ngo abuze ururimi rwe kuvuga ikibi yego Imana ishimwe Imana ihimbazwe ushaka gukunda ubugingo bwe nta nubwo twavuga mu bisanzwe nta muntu n'abariya babi n'abariya bicanyi n'abariya bagenda bica abandi ibo bica abandi ariko ubwabo bakunda ubugingo bwabo yego urumva buri muntu wese akunda ubugingo bwe kandi twese dukunda kubona iminsi myiza yego ijambo ry'Imana rikatubwira hano naho ngo ubuze ururimi rwawe kuvuga ikibi yego Imana ishimwe cyane amen maze gusoma aya magambo kandi mwumvise ko nka kiriya gice cya mbere twasomye mu Efeso ni nacyo nari nasomye ubushize ariko numvise ijambo ni ijambo rinini ni ijambo ryagutse yego abantu batavuga ngo bahetse kandi ijambo ry'Imana ni nk'ibiryo ukunze iyo ubiriye uyu munsi ejo nanone wumva ukibikeneye niyo mpamvu uyu munsi nifuje ko kandi tuvuga ku ijambo yego ijambo nk'imbuto nziza dushobora kubiba ikazatugirira akamaro amen ijambo ni imbuto nziza Imana yaduhaye kugira ngo itugirire akamaro kubera iyo mpamvu twige kubikoresha neza yego niba turi abagenzi baje mu ijuru tugomba kumenya ibyo tuvuga yego ibyo dusubiza n'abo tutanasubiza yego kuko ibintu byose twumvishije si ngombwa kubisubiza imivugire y'abantu akenshi igaragaza icyo bakora yego umenye ko dukorera umwami niyo mpamvu imivugire yacu yakagombye kugaragaza uwo dukorera cyane mwibuke igihe Petero yahakanye Yesu hari umugabo wamubonye aravuga ngo ni ukuri nawe uri umwigishwa wa Yesu ndetse n'ukuntu uvuga bigaragaza ko uri umunyagalilaya nkawe kubera gusa kuvuga baramutahura none se ko twebwe ubu usigaye unanirwa gutandukanya imivugire yacu kabahaye baja mu ijuru n'abataruriho Imana tubabarire none se ko abantu bakijijwe twaharaniye gutandukanya imvugo zacu ndetse n'ibyo twandika bigatandukana n'abadakijijwe sinzi icyo kintu impamvu numvise gitinda mu bugingo bwanjye muri iki gihe mucumbe kandi nanjye ubugingo bwanjye bucumbe timwumve ko nkivuga ngo mwumve ko niyenda ururimi rwanjye rwejejwe cyane ariko numva kuva igihe nabitekereje kuva igihe numvise umwuka abimbwira buri gihe numva mparanira n'igihe mvuze nkumva ndikanze buri gihe nkavuga nti se iri jambo mvuze ese umusaruro waryo wabo ari uwuhe mu by'ukuri ntabyo twemerewe kuvuga ariko byose si ngombwa kuba afite urugenzi rwo kuja mu ijuru yego umuntu afite imbaraga zo kurema mwibuke ko hariho ijambo ry'Imana rivuga ko turi utumana duto
yego. mu yandi magambo turi abana b'Imana, twarakijijwe, dufite amasezerano n'Imana. hari ibyo tuzabazwa mu byo tuvuga bya buri munsi. Muri Matayo 12:36 haravuga ngo kandi ndababwira yuko ijambo ry'impfabusa ryose abantu bavuga bazaribazwa kuri uriya munsi w'amateka. Yego. Ntabwo tubujije kuvuga kuko ni ubuzima busanzwe, ariko byose siko ari ngombwa kuba afite amasezerano y'Imana. Imana idufashe kumenya gutandukanya ibyo tugomba kuvuga nk'abakijijwe, nk'abana b'Imana, ku buryo abatwumva bagomba kudutandukanya mu mivugire yacu. Kandi tumenye ko n'imivugire yacu si ugupfa kuvuga, tumenye ko ari imbuto. Yego. Iyo tuvuze tuba tubibye. Abahanga bo mu kuvuga baravuga ngo umuntu uzi kuvuga azavuga make cyane. Hari ibyo uvuga uzi ko ari ibiguhesha icubahiro, ahubwo bikakimara. Nimba hari aho duturuka, nimba hari ibyo dukora, nimba hari ibyo twize bidutandukanya mu mivugire n'abandi bantu, none se abaja mu ijuru kuko tudatandukana n'abadakijijwe? Biragoye kubona umwana wa perezida muri iki gihe aja ku marezo sosiyo ari kuvuga cyangwa asubiza ibintu byose abonye. Ariko twebwe abana b'Imana ubu ko turasubiza tukandika byose, nubwo tutabibujijwe, ariko si buri kintu cyose twakagombye gusubiza cyangwa gukoraho reaction. Yego. Bene data, twibukanye ko turi abana b'Imana. Ubu hari amagambo menshi twavuze tutagishoboye kugarura, haba mu kazi, haba aho dutuye, ndetse no mu ngo zacu. Yego. Uretse uburemere bwonyine riba rifite, ariko wagira ngo rimera amababa, rikaguruka ku buryo utapfa kurutangira ngo uzapfe rugaruye. Niyo mpamvu tuba twitondera ibyo tuvuga. Yego. Nk'abana b'Imana twige guceceka. Yego. Tuvuge mu gihe biri ngombwa, kandi tuvuge ibyubaka abandi cyane. Twige kwimakaza imivugire myiza, kuko ubushize nk'uko nabivuze twaravugaga ngo abandi barabikeneye, ariko nongeye gusoma ijambo nshaka gukurikirana iri jambo nsanga si abandi gusa, natwe ubwacu turivuga. Yego. turabikeneye. Ubundi imivumo ivugwa ikozwe mu magambo cyane, kandi uwo baryaturiyeho yabyemera rikamugiraho ingaruka. No kuvuga neza bituruka mu ijambo. yego, kandi twumvise ko ijambo rirarema. Iyo ritanze ijambo ryiza rirakiza cyane, rikanubaka. Watanga ijambo ribi rikica cyangwa rigasenya. yego, impamvu numvise muri iki gihe numva umutima ukomeza kumpatira kugira ngo igihe nshoboye kuvuga imbere y'abantu
twibukanye iri jambo kandi si uko ari njyewe ubitekereje, hari n'umuntu wasenze wagira ngo yari yasomye ibyo nateguye. Abantu ko baravuga kandi ko turavuga we. Ariko bene data twitwararike ku magambo duha tuvuga. Sinzi mpamvu abantu inkuru z'incamugongo arizo zigezweho gusa, kandi Yesu yaje ku isi azanye inkuru nziza. Ibitabo byose ko ari 4 bitangira isezerano rishya bivuga inkuru nziza ya Yesu. Uko yavugaga, uko yihanganiye bamuvugaga, ndetse n'abamuneguraga. Yesu ubwe ni inkuru nziza. Ariko mu binyamakuru aho abantu bahurira usanga amakuru avugwa n'amakuru y'incamugongo gusa. Yesu ntabwo yigeze avuga ijambo ribi mu kanwa ke. Ndibuka hariya bamuzaniye umugore wasambanaga batekereza ko aterwa amabuye. Yesu ntabwo yamubwiye amagambo mabi, ahubwo yaramubwiye ngo, Yesu aramubwira ngo singuciriye urubanza. Aramubwira ati genda tukongera ukundi. Mu yandi magambo si ukuvuga yuko Yesu atamuhanuye, si no kuvuga yuko uyu mugore yumviye cyane bariya abantu baje bamukurubana, ariko urashobora kuvuga ijambo ryiza kandi rituje rigasubiza ku murongo ushaka kugira ngo umuhanure. Imana ishimwe cyane. Imana himbazwe. Imana iduhe kumenya gukoresha ururimi rwacu. Isi yimakaje inkuru mbi, inkuru z'incamugongo, aho usanga abantu bakijijwe bicarana bagatangira kuvuga abandi, babanegura, babavuga amabi gusa. Uzi ukuri uwo muntu muri ko muvuga ugenzuye nta cyiza, ugatekereza ese nta cyiza na kimwe wamubonaho kugira ngo nacyo kivuge. Kuki abantu dukunze kuvuga abandi? Kandi kurya iyo wica nimba uri n'umuntu ukunze kuvuga abandi, mu by'ukuri urebye uko abantu bavuga, wa mwanya umara uvuga abandi, uzumenya ko iyo uvuye harya niwe mwanya b'abantu bamara nabo bakuvuga. None se nimba mwamaze amasaha 2 muvuga bibi, ukaba uzi ko nurenga nabo bamara amasaha 2 bakuvuga bibi, wahinduye mugafata umwanya muvuga ibintu byiza kugira ngo nunarenga nabo bakuvuga meza. Kuvuga neza bifite imbaraga. Bene data, kuvuga neza ni iby'agaciro. Kuvuga neza bisubizamo imbaraga. Yeshuwa yohereje abatasi 12 kujya gutata i Yeriko. Bagarutse 10 rivuga inkuru y'incamugongo gusa. Abantu ngo baraboroga, abantu bararira, abantu bicuza igituma Yeshuwa yabagejeje aho ngaho kubera inkuru y'incamugongo barebaga ko ari 10 bari bavuze. Ariko 2 muri bajye 12 bahindura imivugire, barata igihugu bavuye gutata. Iyo ngo baje kuba bavuga ngo igihugu tuvuye gutata ni igihugu gitemba amata n'ubuki. None se mureke mbabazi, mwibwira ko bari abagabo bombi batari babonye babagabo barebare bo muri icyo gihugu?
ariko basanze bagomba kuvuga ibyururutse umutima kuruta inkuru z'icyamugongo. Amen. Imana ishimwe cyane. Imana ihimbazwe. Mwene data, hano hanze mu by'ukuri hariho ibintu bitari byiza, ariko kubera iki aribyo dushyira imbere mu kuvuga? Kubera iki tutavuga ibyiza, ibyo bibi tukabireka nabyo bigatambuka, kubera byatambutse n'amaso barabibonye, ariko kubera iki dushyigikira ababikoze kugira ngo tugende tuzamamaza? Sinzi impamvu abantu bake aribo basigaye bavuga inkuru nziza gusa. Abantu baravuze ngo ururimi rwiza ni umugenzi w'Imana. Niba umuntu akubwiye nabi, gerageza wowe umubwire neza. Yego. Nitwe tugomba guhindura ibintu nk'abana b'Imana, nk'abazi imbaraga ziri mu ijambo ry'Imana, kuko ijambo rirarema, ijambo rirubaka. Amen. Nuzumva abantu bakuvuga nabi, wowe tukazubyitaho, tukazubyemera, uje wiyaturiraho ibyiza. Amen. Ibwire neza buri gitondo. Yego. Nuzuka uze wibwira, uvuga ati sinzapfa, ahubwo ndacyariho kugira ngo ubuzima bwanjye bwamamaze neza n'imbaraga z'Imana. Imana ishimwe. Imana igeze umugisha. Amen. Bene data, mureke tureme ibintu byiza mu bugingo bwacu, Yego. mu miryango yacu, ku gihugu cyacu. Yego. Ukoresheje amagambo meza yo kubaka. Amen. Hari ukuntu abantu bavuga, yavuga ari umuntu ukijijwe muri kumwe, yahindukira mwakubitana amaso akabona ariko mva kwivugira. Oya, ijambo wavuze ryamaze kugera mu butaka, kandi ubutaka ni ubugingo bwawe, ni ubugingo bwanjye waryumvise. Ariko icyo naguhanura kuri uyu munsi, wowe uryumvise, ntukemerere ijambo ribi ko rimera mu bugingo bwawe. Yego. Undi muntu navuga ijambo ritari ryiza, nubwo atari wowe uryumvise, aribwiye uwundi ariko ukaryumva, wowe uza watura uvuge yuko iryo jambo ritakureba, uvuge watura unyuranya n'ibyo yavuze. Nakubwira ngo ntukomeye, wowe uvuga atoye nje ndakomeye. Amen. Nakubwira ati ibihe ntibimeze neza, uvuga ati ibi bihe turabinyuramo turi kumwe n'Imana. Nimuze tugire uruhare mu guhindura ibihe, kuko ibihe ntibimeze neza. Yego. Tuvuge inkuru nziza, kuko abantu ubahaye bavuga abantu, sinzi impamvu uzumve no kuvuga abantu bagenda bavuga abantu gusa. Iyo bavuga ukumva bavuga abantu bakoze bibi. Yego. Bakavuga abantu bakoze bibi. Ese abantu bakoze bibi nibo beza? Twavuze n'abakoze byiza ko bahari nabo. Yego. Twavuze inkuru za Yesu, twavuze abagabo b'Imana bakoze amateka mu ijambo ry'Imana, n'abagore bakoze amateka. Hari amagambo tugenda dusa naho twihorera, agakomeza akavugwa tuyumva, kandi atari meza. Mutekeze muri iki gihe iyo ivuganye n'abasore, ugasanga abasore b'abahungu, iyo bamubaza ati se kubera iki udashaka, akakubwira ngo ese washaka gute, kuko nta bakobwa bazima bagihari. Wabaza umukobwa ati se kuko udashakwa, ati se nashakwa nandi, ko nta bahungu bazima bagihari. None se uryo uvuga umuhungu ko avuga ngo nta bakobwa bazima, umukobwa akavuga ngo nta bahungu bazima,
Mbese twemere yuko nta bantu bazima, nta bakobwa bazima n'abahungu bazima bagihari. Mu izina rya Yesu nimuze turwanye ibihe mu buryo bwo kwatura neza, tuvuge ko abahungu n'abakobwa bazima bakiriho, kuko Imana iracibikiye abantu batarapfukamira Bayali muri iki gihe. Imana ishimwe cyane. Imana ihimbaza. Nibavuga ngo ingo z'iki gihe ko zirasenyuka, tuvuge yuko tuzi ingo zirenga nyinshi zimaze imyaka irenga 40 n' 50 zikibanye. Kubera iki twumva bavuga gusa ibibi ku ngo tukabyemera, ariko ntituvuge yuko hari n'ingo zikimeze neza. Hari ibintu byatureka bigasa nkaho ari ibisanzwe, tukabireka bikavugwa. Ariko mu by'ukuri bene data, nimba twemera yuko twahamagariwe kuvuga neza, twahamagariwe kwamamaza inkuru nziza, nimureke tunyuranye n'ibihe bivugwa bibi. Amen. Nimuze tuvuge inkuru nziza, twimakaze imvugo nziza aho dutuye, twimakaze imvugo nziza mu miryango yacu, twimakaze imvugo nziza mu gihugu cyacu. Iyo ubwenge bwawe bumurikiwe n'Imana, imvugo yawe irarema kandi igahumuriza. Imbaraga y'ijambo rikugiraho ringana n'agaciro wahaye iryo jambo. Umuntu nakuvugaho ijambo ryiza ukaryemera, mu by'ukuri rikugiraho ingaruka. Aya masezerano yose tubona mu ijambo ry'Imana, Imana yavuze. Mwibuke ko yayivuze imyaka 2000 birashize. Ariko ririya jambo iyo urifashe ukarihindura iryawe, rikugiraho ingaruka, kandi ingaruka nziza. Amen. Kandi iyo wumvise ijambo uribi cyangwa undi muntu akakuvugaho ijambo ribi ukaryemera, nanone nawe rikugiraho ingaruka mbi. Ariko nimuze twange yuko amagambo atugiraho ingaruka mbi, kandi twumva mu marezo sosiyo, mu binyamakuru, mu bavuga batambuka, mu bantu tudasangiye umuhamagaro, mu bantu tudasangiye urugendo, mu bantu tudafite icyerekezo kimwe, ko baravuga tugaceceka, bigasa nkaho ibyo bavuga ari byo byiza kuruta ibyo twe twakagombye kubabwiriza. Nimba Petero abamwumvise avuga gusa baravuze ngo nawe uravuga nkabo, none se ni gute twebwe twakora ku buryo abatwumva bumva ko dufite itandukaniro ry'abahaye bagenda bashaka kwica iki kinyejana, bashaka kucumbisa yuko ibihe byose ibihe dusigaranye atari byiza, yuko nta babyeyi beza bagihaba, nta bana beza bagihaba, nta bagabo beza bagihaba, nta bagore beza bagihaba. None se nimba abo bose tuvuga ngo si beza, nawe uremera ko utari mwiza? Nimba twemera yuko twakishijwe, turemera, ndemera naje yuko ntabwo dukirana, ariko dufite amaraso, twahawe amaraso ya Yesu ahora atweza buri munsi. Amen. Kandi Yesu ajya kugenda yadusigiye umwuka wera, aravuga ngo azatubwira n'ibyo nawe atigeze kutubwira. Niyo mpamvu umwuka wera iyo ari muri twe, niwe ugenda uzuheza inama uburyo tuvuga, uburyo tugenda, uburyo dusubiza, igihe dushobora kuvuga n'igihe tudashobora kuvuga. Ubu ngubu hari igihe umuntu ashobora no gutekereza ukavuga ati, iki gihugu duhora dusengera cyacu, ugatekereza ati se umunsi cyaboneka ese byagenda gute?
twabona abantu bose abavuga ko baraterana amacumu, abaterana amabuye, abavuga bose ntabavuga bavuga amagambo y'ihumure, ntabavuga amagambo yubaka, ntabavuga amagambo agaragaza akazoza k'igihugu cyacu keza, ahubwo abantu ko baragenda bavuga abantu babi, bavuka babi, bakura babi. Ariko nimuze twamamaze, tuvuge neza ku gihugu cyacu, tuvuge neza ku gihugu dutegereje, tuvuge neza ku gihugu dusengera. Sinzi ukuntu nibagiwe ijambo muri Bibiliya, umuntu wamaze imyaka hasengera kubyara, yari amaze ngo imyaka myinshi atabyara. Bukeye marayika aza kumubwira ati amasengesho yawe yarumviswe, igihe nk'iki ngiki uzabyara. Ngo aje kuvuga, aravuga ati se ibyo bintu byashoboka nuko ungana umusaza nkanje? Imana yumvise amagambo yiwe yatuye anyuranye n'ayo yasabye, iramumemesha, igobwa ururimi rwiwe kiba kivuga. Kubera iki? Kuko Imana yabonye ko amagambo yiwe ashobora gutuma amasezerano se n'iki ishaka kumukorera gishobora gusubizwa inyuma cyangwa ntikibe, kubera amagambo yiwe kandi agiye kwatura anyuranye n'ayo yasabye. Ko turasabira igihugu, ko turasabira imiryango yacu, ko turasabira ubugingo bwacu, ariko iyo utegereye amagambo duha tuvuga kandi barashaka kugira ikinyuranyo n'isengesho duha dusaba. Ikibazo si uko bakuvuze cyangwa bakwise, ahubwo ni uko wowe wakiriye iryo jambo ryakuvuzweho. Ntukemere, ntukakire ijambo ryose wumva ritagukwiriye, ritaguhesheje icubahiro, rikuvuzwe nubwo bavuga ibyo wakoze. Niba kwita kiriya gisambo cyari ku musaraba bakibambye nk'igisambo, ariko mu mwanya muto Yesu aramubwira ngo mu kanya gato turabana nawe. Impamvu ni uko cya gisambo nubwo cyari igisambo, ariko nticyitaye ku byo cyakoze, nticyitaye ku mpamvu yabambwe, ahubwo iwe yarebye uwo bari kumwe, amenya ko ashobora guhindura amateka, amenya ko ashobora guhindura ibyo abantu bavuze, amenya ko ashobora guhindura ibyo abantu bakuvuzeho. N'uyu munsi Yesu aracyariko ahindura, yahindura amateka yabo, yahindura amateka y'ibyo bavuze, yahindura ibyo bakuvuzeho, yahindura imivumo yakuvuzweho, yahindura ibyo abantu bose bariya abantu batagukunda bakuvugaho. Ariko impamvu bishoboka ni uko utabyemera. Ibyo bavuze ukavuga yuko ikinyuranyo cyabyo kiri mu maboko y'Imana kandi ugitegereje. Dusoza turasaba bene data, nimuze tugire uruhare mu guhindura ibintu dukoresha mu magambo yacu. Mana idufashe. Amagambo ava mu mitima yacu yuzura amahoro. Tubanze twuzuze imitima yacu amahoro, kuko ntitwatanga amahoro tudafite amahoro, ntitwatanga ineza tudafite ineza mu bugingo bwacu, ntitwatekereza gutura heza dukeneye yuko abandi bantu batura ahabi. None se uzatura mu gihugu cyawe wenyine? Kuvuga abana b'abandi nabi gusa, abana bawe bazashaka he ko abandi bana b'abandi bose ari babi? Kuvuga ingo z'abandi nabi, uwo urugo rwawe ruzatura rwonyine, nta zindi ngo muturanye? Bizashoboka.
bene data, Imana iduha imbaraga n'ubwenge kugira ngo dukunde ubugingo bwacu. Amen. Kuko twasomye gukunda ubugingo bwe Yego. yita kuzavuga. Amen. Dukoresha amagambo yacu mu kubaka imitima. Dukoresha amagambo yacu mu kubaka imiryango. Yego. Dukoresha amagambo yacu mu kugira uruhare mu kubaka igihugu duha dusengera. Dukoresha amagambo yacu kubaka iyi si, tugira uruhare mu kwimakaza imvugo nziza. Amen. Dukoresha amagambo yacu mu kubaka umurimo w'Imana. Amen. Nimwakira ijambo ry'Imana. Amen. Amen.